Yes, breaking news z'amakuru yihutirwa imbere ku mirongo y'urugamba. Nabibabwiye ati kuva nakagera hano mu ntara Kivu y'Amajyepfo nta kintu ndabona gishimishije na kimwe. Ubu tuvugana ibintu byose ni urugamba. Kubaho kw'abaturage biriciritse cyane, biri hasi cyane. Ndetse nta wizeye umutekano by'umwihariko muri axe zikunda kuberamo urugamba. Isa ku isa uri we wese yiteguye kuba yapfa bitewe nuko ashobora no kugwa mu gasho ka wazarendo cyangwa se intera hamwe. Ngiye kubahereza amakuru ariko mugire imitima ikomeye na makuru ababaje cyane na makuru yuzuye agahinda k'abaturage bageze kuri 11 bose bamaze kwicwa. Ese bamaze kuba bategerwa hehe, byagenze bite? Ntiza umwanya muto mbikubwire ariko wihangane ugira umutima ukomeye kuko birababaje cyane. Hanyuma tujye kugaruka ku bice bisanga bine byose inyeshyamba cyangwa se intare za Sarambwe zimaze kwa zigira gute zongera ku bindi bice byabo n'ubundi bari bamaze iminsi ibarigaruriye. Hanyuma kandi turaje tugaruke no kuyandi makuru akomeye cyane tugiye kubabwira by'umwihariko yiganjemo ayo mu mujyi wa Uvira bitewe nuko tuvugana delegation y'igisirikare cya M23 abasirikare besh biganjemo abakomando ndetse special forces za FARDC zose ubu tuvugana zerekeje mu mujyi Uvira rwagati. Hanyuma kandi ndaje nkubwira nandi makuru akomeye cyane ari kuvugwa yuko ubu tuvugana none ahangaha by'umwihariko aho bita axe Kibandamangabo ubu tuvugana naho bihinduye isura, ndetse ahitwa Rubimbe ndetse ahitwa Shabunda territoire n'umundi hose hari kuberamo urugamba rukomeye cyane. Ese byagenze bite kugira ngo Kawezi bize kurangira FDN biyongeye kuhinjira ndetse ibe yakubita isukuma abasirikare b'intare za Sarambwe ibigize inyuma? Byagenze bite rero? Ntiza umwanya muto mbikugezeho. Hanyuma kandi ndaje nkubwire nanone ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kwemeza neza yuko nta gahunda yo kuva mu burasirazuba bwa Kongo bafite, by'umwihariko mu bice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ahari kubera urugamba kugeza amaginga yangaya rw'inyeshyamba za M23, ndetse uru rugamba rukaba rutari rwasobanuka mu buryo mwe cyangwa se ubundi tuvuge ngo se Kivu y'Amajyepfo ni yande cyangwa se muri make banyirayo cyangwa se abayifite nyine nabahe. Tugiye kubabwira amakuru akomeye cyane yiganjemo n'ubundi ay'urugamba rubera no mu burasirazuba bwa Kongo. Byose rero uraje ubyumve neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Making sure rero niba warakanze subscribe niba uziko utarayikanda gerageza uyikande none ahangaha kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru n'ibiganiro nzajya ngenda nkugezaho umunsi ku munsi, dore ko namaze kubyiyemeza byatumye mpaguruka mviyo niberaga mu mahoro ndavuga ati reka njye mu mirwano, hanyuma ubushobozi nibuboneka nzajya mbagezaho video z'urugamba, ariko mbere yuko tubona ibikoresho bisabwa kugira ngo tubagezeho video by'umwihariko y'urugamba ruba ruri kubera no mu burasirazuba bwa Kongo ndetse tunabatembereza bimwe mu bice bigize intara Kivu y'Amajyepfo, reka nkusabe kunyandikira kuri 079 46 ngiye kubafungurira groupe izajya inyuzwamo ayo makuru. Iyo groupe rero niyo ahanini fondation y'ibikorwa bigiye kujya bikorerwa hano byose, by'umwihariko ibyiganjemo operation zikorerwa hano mu burasirazuba bwa Kongo by'umwihariko mu ntara Kivu y'Amajyepfo, aho rero nzajya mbagezaho amafoto ndetse nkanabagezaho amavideo y'urugamba nyine ruba ruri kugenda ruba kubera ko ku matelefone tuba tuyafite, ariko kugira ngo tuyanyuze hano kuri uyu muyoboro bwo biba bigoranye kubera ko bisaba ibikoresho bihambaye cyane. So munyemere rero twihute muri aya makuru mbanze mbabwire agasho cyangwa se umutego mutindi watezwe abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge, ndetse uyu mutego mutindi bajya bavuga ngo ukunda ahanini gushibukana ba nyirawo bawuteze. Utuvugana rero bateze ariko bija kurangira nyine nubwo bafashe abatarabo bifuzaga gufata, ariko nubundi birangiye umutego uguyemo bamwe muri bene wabo. Dore uko byigenze none ahangaha muri axe by'umwihariko zerekeza ari mu Minembwe, abaturage 12 bikekwa ko bari bavuye mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko hano muri Prende Ruzizi bari bari gusubira iwabo imurenge, aho rero bahise bategwa akasho cyangwa se batezwe nyine umutego. N'umutego watezwe na za wazerendo bari bazi neza yuko haraza guca abasirikare ba M23, ariko biza kurangira atari bo bahanyuze ahubwo hinyurira abantu baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ahanga rero bakihagera nta kindi kintu kibayeho, bahise babafata bemeza neza yuko bano baturage nyine
hari ibyo bagiye kugira gute gukorana nabo, bari bavuye gukorana nyine ngo n'inyeshyamba za M23 ngo ndetse ko bari bagiye no kubagambanira ngo ahanini dore ko baba bafite amakuru yaho baherereye, ubwo ndavuga Bazarendo. Nta kindi kintu babakoreye rero usibye kuhita babishe urupfu rw'agashinyaguro nyaboneka. Barabakubise inkoni nyinshi cyane, abandi barabatemagura, ibintu bibaye nyine bibi cyane mu buryo bumwe cyangwa se ubundi buryo ki wenda nshobora kubisobanuramo bishobora kutumvikana, ariko wowe icyo nagusabye nagwaye nimero uze kunyandikira kabisa, ndaza kugushyira mu rubuga urajya ubisangamo. Hanyuma andi makuru namaze kuba nkurikirana cyangwa se amakuru namaze kuba mbona nyine by'umwihariko yiganjemo n'ubundi y'ibikorwa nk'ibyo, nuko abasirikare batandatu bageze kuri batandatu b'abarundi biganjemo aba FRDC bageze muri batatu, nanone abangaba bongeye gufatwa nabo bafatiwe muri Axe Rubimbe. Ahangaha rero bakaba bafashwe rwa mikono n'inyeshyamba za M23 nyuma yo gukekwaho ubusahuzi. Basahuye umuturage kabisa basiga bamwejeje, ndetse kugeza ku isafuriya bari babitwaye byose, batangira ndetse no kubigurisha cyane mu ntara bakiri muri zo quartier kugira ngo bibonere amafaranga bigurira icyo bita Kobana hano muri Sud Kivu, icyitwa Kobana, Kanyanga n'izindi nzoga zigiye zitandukanye. Ewana ni ibintu bigezweho kabisa, ndetse umusirikare wese wabinyweye ngarwana nk'umusazi ndetse ngarwana nk'uwiyahura, kubera yuko ngo bibongerera imbaraga. Hanini bakunda no gukoresha ibimogi, kandi iyo nta mafaranga bafite nyine of course birumvikana ko bayashakira mu baturage, bakora ibikorwa bitari byiza by'ubusahuzi, barangiza nyine bakabakuramo amafaranga. Dore ko abasirikare ahanini bose barwana hano mu burasirazuba bwa Kongo ntago bishyurwa, kuko akeshi imishahara yabo ijya kubageraho n'ubundi yarashiriye mu bayobozi babakuriye. So rero nyuma yuko ibi bibayeho, nta kindi kintu cyabayeho usibye gukora iperereza. Aba basirikare baza kumenyekana, AFC ikoze operation yo kubashakisha. Mu kanya gatoya nibwo nabonaga icyitwa delegation ya M23, abasirikare bashinzwe ibyo bikorwa by'umwihariko by'ubutasi, gutatanye no gushakisha amakuru yaho adui cyangwa se umwicanyi nk'uwo abaherereye, nibo bari gukora. Bize kurangira rero babafashe, babafata rwa mikono, ndetse babanabafatira muri bino bice navuga ko ari ibice bya hano muri za Rubimbe nyine. Bakaba rero babafashe rwa mikono isaha ku isaha, ndaje mbagezeho amakuru ari kuvugwa nuko bihagaze. Gusa nubwo turi mu makuru, munyemerere mbabwire yuko hari umutaramu mu kanya gatoya nawe ugiye kutugeza andi makuru, araza kuza ankurikiye. Umutaramu aratugezaho amakuru by'umwihariko yiganjemo ayo muri Kivu ya ruguru, atubwira za Warikare, za Masisi uburyo byifashe. Gusa mbanyuriyemo gakeya nuko ahitwa Warikare ivumbi ryatumutse kandi amakuru arayafite. Wowe rero icyo ngusabye uze kubana nawe kugira ngo nyine uze kuyumva neza cyane gatanu ko agenzi kako. Nyuma yuko mvuyeho arahita kurikira. So twihuse cyane, unyemerere ngiye nkubwire amwe mu makuru namaze kuba nkutegurira. Tubanze tujye aho bita neza cyane Prende Ruzizi, tube nk'abayikatiyeho gato turaza kuyigarukamo, ahubwo munyemere nerekeze ahitwa mu Rurambo. Ahanga by'umwihariko higanjemo abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge, abo bakunze kwita ngo ni abatutsi b'abanyarwanda, ngo baturutse mu gihugu cy'u Rwanda bagahungira muri Kongo. Ngaba rero bakaba basabirwa gutaha, ngo bitabaye ibyo bakicwa bagashira, ngo kubera yuko ngari abanzi b'igihugu kandi bakaba atarabene igihugu. Akaba ariyo mpamvu rero icyitwa irondabwoko cyangwa se igisana genocide kiri gukorwa hano mu burasirazuba nyine bw'iki gihugu, by'umwihariko bikaba biri gukorerwa abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge. Birababaje cyane kuba uri umuntu ufite ubuzima na mugenzi wawe ufite ubundi, byarangiza nyine ukamuvutsa ubuzima bwe. Ibi ngibi nibyo twahoze tuganira kabisa n'abandi bashuti banjye twari hamwe, ndetse na bamwe mu basanzwe nyine barwana muri hano mu burasirazuba bwa Kongo, abo nagerageje kugenda mvugana nabo. Twavugaga ku kijyanye n'iri yicwa ry'abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge, tukabona ni ibintu biteye agahinda cyane. Gusa wenda tutabitinzeho, birumvikana birababaje. Ahangaha rero abaturage bageze muri 4 birangiye bishwe kandi bicwa urupfu rubi rw'agashinyaguro kabisa, kandi bikaba bikozwe na Wazarendo ndetse na FDR. Ngira ngo murabizi neza cyane zibarizwa muri bira bice, dore ko arizo ziganjemo cyane kujya zisaba kaba abaturage bacyurwa cyangwa se bakicwa. Ariko abaturage bo banga kuhava, baravuga ati twebwe kugira ngo tuzave kuri gakondo muzatwice bigira inzira, kubera yuko ntaho twava ngo tujye dutayi wacu. Birumvikana nibi waba ari muri Kongo, nta mpamvu yo kuvuga ngo barahavuye, kubera ko batavuga ururimi nk'urwabo.
wenda icyo cyabaye nk'ikibazo kubera ko bajya kuvuga ikirimi ahanini kiganjemo ikinyarwanda ariko twe tukacyita ikinyamurenge, bivuze ngo ntago ari abanyarwanda ahubwo n'abakongomani ariko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. So ngira ngo ibyo murabyumva neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, si ngombwa kubitindaho, ahubwo munyemerere mbabwire ko ahitwa ni hano urenze gatoya usa n'uwerekeza hariya kuri komine rirari ya Minembwe, mukanya saa 11:46 rwose nireberaga drone zigeze muri enye zose ziri kuzenguruka kiriya kirere, sumbaze ngo zarebaga iki, ariko buriya zashakishaga aho headquarter cyangwa se ibirindiro byatwirwaneho ndetse na M23 byari biherereye kugira ngo bakunde babone uburyo kibaza kubagabaho ibitero. Kugeza amagingo anga rero mu by'ukuri nakubwira ko bitoroshye abe na gatoya, kandi ko bikomeje kujya bifata indi ntera mu buryo mwe cyangwa se ubundi, sinzi uko biraza kugenda. Ese AFC M23 iraza kubyitwaramo gute? Ese biraza kurangira n'ubundi inyeshyamba za M23 hari cyo zikoze cyangwa se nyine ntago ziri bugikore, simbizi. Hagati aho ngaho sindamenya operation nyine uko baziteguye. Ubwo ngubwo icyo mabwira cyo mwe mu kubumeze mubane natwe kugira ngo tuze kugeza indi nkuru nyine ku buryo burambuye, by'umwihariko mu masaha ya mu gitondo ku munsi w'ejo. Ubwo nzakubwira nyine report cyane y'ibyaraye ndetse uko byarangiye nyine ku mugoroba, kuko ubu ngubu ndi kubibabwira ntituramenya ngo harakurikiraho iki. Biza abasirikare cyangwa se abakuriye nyine zino operation ziba ziri bube, kandi ntago bapfa gutanga amakuru y'ibyo batarakora, ahanini baduha amakuru y'ibyo bakoze. Niyo mpamvu ujya wumva nyine nza nkaguhereza amakuru by'umwihariko nkakubwira yiganjemo ay'ukuri, kubera yuko niyo mba namenye, andi ntamenye rero sinjya ashaka kuyavuga. So reka rero nkubwire ko hari urundi rugamba rwabayeho, urugamba rwabereye hano muri iyi axe ngiye kukubwira. Iyi axe rero ni axe iri hano gatoya muri Warungu centre. Iyi wa axe rero urenze gatoya Nzibira, ahangaha rero bikaba bivugwa yuko habayemo urugamba rukomeye cyane, ndetse runo rugamba rukaba rumaze gufata indi ntera by'umwihariko. Aso munyihanganire, hari umuvandimwe wari umpamagariyemo gatoya ndi kuri kodinga. So rero reka nkubwire yuko ahangaha ubu tuvugana muri zino axe cyane iziganjemo hano muri Warungu centre, hakaba rero habaye tombe mu kanya gatoya gashije, hakaba hafashwe n'inyeshyamba za M23 ndetse na Warungu centre ikaba ibaye tombe. Ubu tuvugana bakaba batangiye gusatira agace bita Kamituga, akaba ariho berekeje ubu ngubu gahunda ndetse n'imitutu yabo nyine bakaba bayerekeje muri Kamituga, ndetse abasirikare benshi ba FARDC birukashye bahunga ariho bahungira. Mu bigaragara cyangwa se mu by'ukuri birumvikana ko nyine aho bari kwerekeza ni muri zino axe cyane nyine ziganjemo iza hano muri Kamituga. Ngira ngo birumvikana nyine ino Kamituga kandi ikaba ifatwa nk'umurongo utukura ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, cyane FARDC nyine birumvikana ko nyine biba bitoroshye bina gatoya. So rero hagati aho ngaho andi makuru akomeye ngira ngo nkugezeho cyane nayo navuga ko ari amakuru atariho ivumbi, na makuru ari kuvugwa ko AFC M23 by'umwihariko cyangwa se mu by'ukuri nyine ubu tuvugana aho bita Nzibira yamaze kuba ihafatira abasirikare 11 ba Wazalendo, ndetse abo nabiripotinze ku bushake, ndetse abandi bageze kuri 2 bafatwa rwa mikono bitewe n'ibikorwa bibi bari bakoze. So ngira ngo rero birumvikana neza cyane gatanu kagenzi kako na Oshabunda Axe Kibandamangabo ndetse na Rubimbe. Ahangaha M23 ngiye kuhafatira izindi ntwaro zitari nkeya cyane, izi rero zikaba zasanze izindi nyine basanzwe bafite by'umwihariko bifashisha ku rugamba. So ngira ngo nabyo urabyumva neza cyane gatanu kagenzi kako, ntago byoroshye. So reka rero mbashimire, ahubwo dukomeze n'andi makuru yo muri Kivu ya ruguru twakira umutaramu Bwana Sereveriye, hanyuma ngaho tugezeho ayo makuru nawe wamaze kuba uduteguriye. Ari ku murongo wa telefone, namubwiye nyine ari coding yohereze record, hanyuma nyine nyishyire kuri aya makuru tumaze kubakorera, hanyuma mite mukomereza mwumve ibyabereza Barikareza Masisi ndetse nandi yagiye atandukanye, ndetse nano hafi n'umujyi wa Goma numvise ngo hari ikidasanzwe cyavutseyo. So rero ndi muri Kivu y'Amajyepfo, mukomeze munasengere, wenda umuzarendo ashobora kuza akagira atya ugasanga bimbanye ibibazo bikomeye cyane, cyangwa se akagira unyumva
nk'ubu tuvugana njye mba ndi gukora nihishe cyane mu mazu, urumva hano by'umwihariko muri bino bice byo muri Kongo ntabwo biba byoroshye, mukomeze mudusengere. Nibikunda tuzagura kamera tubagezeho amavideo, ariko nyine n'ubufasha bwawe wabunyuzaho ntari bikuri 0794668842, hanyuma mudufashe nkuko namwe mwakifasha, hanyuma mujye mubona ibikorwa bizima tuba twakomeje kugenda tubakora. Kurumva tuba twitanze kugira ngo tujye hano mu burasirazuba bwa Kongo. So reka rero twakire bwana Sereveriye atugezeho ayo makuru by'umwihariko yo muri Kivu ya ruguru, atubwire uko obyifashe. Turakwakiriye bwana Sereveriye rwose tugezaho ayo makuru uko ari kuvugwa kose, ikaze. Urakoze cyane Pacifique kongera kuma ikaze hano muri Kivu y'amajyaruguru. Nkuko twabigarutse mu masaha ya kare nakubwiraga yuko uyu mujyi wa Buhimba ni umujyi wirwemo imirwano ku munsi w'ejo, aho mama 23 yakomeje kugenda irwana na FRDC n'ihuriro bafatanyije mu mirwano ikomeye cyane yiriwe ku munsi w'ejo, ndetse yatumye abaturage birirwa mu mazu, abandi bisha mu bihuru kugeza amagingo ngaya n'ubu ngubu arimo abamaze guhunga, bamaze gufata utwabo twangushye barahunga berekeza mu mijyi itandukanye itarimo iraberamo imirwano kugeza amagingo ngaya. Hanyuma ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba ndetse no mu cyerera nibwo byavugaga yuko uyu mutwe wa mama 23 wari wahunze wavuye muri iki gice kiza guhita rero kigwarirwa na FRDC n'ihuriro bakomeze kugenda bafatikanya muri imirwano. Navuga ko itoroshye cyane, navuga ko aka gace ka Walikare cyangwa se itetwa ya Walikare niho hantu hari kubera imirwano cyane cyane muri Kivu y'amajyaruguru uvanyemo Masisi, ariko Walikare niyo navuga ko irimo iraberamo imirwano ikomeje kwihuza na Wazalendo na FRDC. Mu by'ukuri navuga ko ari imirwano ikomeje gufata intera ku rundi ruhande. Bigaragara ko FRDC yahinduye imirwanire, aho itari gupfa gutsindwa nkuko byagenze mu bindi bice bitandukanye ubwo mama 23 yafataga nk'umujyi wa Goma cyangwa se n'imijyi nka za Rucu na za Sake, ariko ahangaha iri kugaragaza imbaraga zidasanzwe, ndetse byatumye na mama 23 nayo ihindura umuvuno. Ku masaha yo kuri gicamunsi ngira ngo nakubwiye yuko uyu mutwe wa izi ngabo za FRDC ndetse n'ihuriro bari kumwe bari bamaze kwigarurira uyu mujyi wa Buhimba, ariko amakuru atugera aka kanya aravuga yuko mama 23 yagiye rwose yatanze agahenge k'amasaha makeya iragenda irisuganya, hanyuma bivugwa ko bagarutse n'ibifaru ndetse n'imbunda ziremereye cyane, baza barasa ku birindiro byaho iyi FRDC ndetse n'ihuriro bari kumwe rya Wazalendo, ubwo bari batangiye kwishimira intsinzi yuko bari bongeye gusubira muri aka gace. Hanyuma mu buryo butunguranye cyane baza kongera kubagabaho ibitero, aho bivuga yuko ubu tuvugana muri uyu mujyi watangiye wagoswe n'abarwanyi ba mama 23, aho rero izi ngabo za leta ndetse na FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi bivuga ko abarwanyi bo mu gihugu cy'ubundi ari bake cyane bari muri aka gace batangiye rwose guhunga, ndetse bataye n'imbunda, abandi benshi bakomeretse. Abaturage duze tuganira ngira ngo ku murongo wa telefone kuko ntabwo negere neza by'indani muri aka gace, barimo barambwira yuko ibintu byahinduye isura, barimo barambwira ko ibintu mu by'ukuri bitifashe neza. Uyu ni umujyi muto rero wa Buhimba uri muri groupement ya Walo Wayungu, aka ni agace rero kari muri territoire ya Walikare, ikaba rero ari imwe mu zigize Kivu y'amajyaruguru. Ukaba rero mu by'ukuri byavuga ko wari bamaze gufatwa n'ingabo za leta zishyigikiwe n'uyu mutwe w'iterabwoba cyangwa se umutwe witwaje ibirwanisho wa Wazalendo ku munsi w'ejo rwose ingabo za leta zawurayemo. Ariko aya masaha kuri gicamunsi ibintu byaje kongera gusa nkaho bihinduye, imirwano biracyakomeje, haracyakomeza kumvikana urusaku rw'amasasu. Nyuma rero uyu munsi umwe wigaruriwe n'ingabo za leta muri rusange. Aka gace kari kafashwe na mama 23 n'ubundi ku cyumweru nimugoroba kuwa mbere, bivuga ko ingabo za FARDC zishyigikiwe n'inyeshyamba za Wazalendo aribwo zongeye kugaba igitero gitunguranye cyane, biza kurangira rero zisubije uyu mujyi uherereye ku mupaka uhuza territoire ya Masisi ndetse na territoire ya Walikare. Amakuru kandi aturuka mu nzego z'umutekano muri uyu mujyi wa Walikare agera mu bice bitandukanye ndetse n'abaturage bafite rwose avuga ko inyeshyamba za AFC 23 zamaze gusubira rwose muri Kasopo, ariko nyuma yo gusubira muri Kasopo ziyegeranyije ziri kusanya zongera guhindura icyo navuga umuvuno, zihindura systeme y'uburyo bagomba kurwanamo imirwanire, hanyuma biza kubafasha kongera kugaba ibitero ku birindiro by'ingabo za leta. Ubu ngubu rero bikavuga ko mama 23 rwose basore ba General Sultan Makenga bamaze kongera gusubira muri umujyi wa Buhimba, nkuko abaturage turi kugenda tuvugana ndetse begere cyane ari kubera iyi mirwano bakomeje kugenda babidutangariza muri rusange.
andi makuru nabwira wenda abantu badukurikiye cyangwa se baduteze amatwi nababwira yuko nko mu mujyi wa Goma uyu munsi amakuru yiriwe cyane cyane byagarutsweho cyane cyane amasaha y'isa 7 n'igice saa 8 gutyo abarwanyi benshi cyane b'ihuriro rya AFC 23 byagaragaraga ko bari ku kibuga cy'indege cya Goma. Iki ni ikibuga cy'indege giherutse guteza impaka zikomeye cyane, navuga ko umutekano wakajijwe cyane kuri kibuga cy'indege cya Goma, aho byavugaga ko Perezida Felix Tshisekedi afite umugambi wo kuzaza gufungura kino kibuga cy'indege, ariko mama 23 nayo igatangaza yuko nibo bonyine bafite uburenganzira bwo bafungura kino kibuga cy'indege bitewe nuko aka gace ikibuga cy'indege cya Goma giherereyemo kamaze kwigarurirwa n'iri huriro rya mama 23. Ibi rero byatangarijwe mu gihugu cy'Ubufaransa na Perezida Emmanuel Macron ashimangira ko uko byagenda kose bari gukora n'abafatanyabikorwa kugira ngo barebere hamwe uko bafungura iki kibuga cy'indege, hanyuma indege z'ubutabazi zitangire kugwa muri iki kibuga mu inshuro ebyiri mu cyumweru kugira ngo ibikorwa by'ubutabazi bibashe gukorwa. Gusa mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na mama 23 bavugaga yuko nabo rwose ntibakabaye banga ko ibikorwa by'ubutabazi bisubukura, ariko nibo bonyine bafite ububasha bwo kuba bafungura kibuga cy'indege. Gusa ikindi bakagaragaza impungenge z'uko iyo miryango yita ko ari imiryango itabara, ariyo miryango ikwirakwiza ibirwanisho, ariyo miryango iza ikongera ikazambya ibintu muri aka gace mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane muri mujyi wa Goma, aho binavugwa ko mama 23 yakekaga ko hashobora kuba n'abacansho batangiye kugenda binjira gake gake muri uyu umujyi wa Goma. Ariko gusa waganira n'abaturage cyangwa se wanatembera amasaha y'umugoroba ukabona ko umujyi wa Goma umujyi utekanye, aho usanga abarwanyi ba mama 23 bari kuri patrouille amasaha y'umugoroba, ukabona ko nyine umutekano urizewe cyane muri aka gace. Gusa ariko ntibibuza abaturage bamwe na bamwe kuvuga yuko bahora biteguye isaha n'isaha ko bitewe no gutsimbara kwa Perezida Felix Tshisekedi ku isaha n'isaha ashobora kongera kubagabaho ibitero, hanyuma hakongera kuba isibaniro ry'imirwano ku mpande zombi. Usanga rero ibyo byose ni ibitekerezo usanga mu mitwe y'abakongomani bari muri aka gace muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Ikindi duce muri Sake navuga yuko hongeye kugaruka agahenge ndetse n'abaturage benshi bari bahunze bongeye kugaruka mu ngo zabo nyuma yaho bari bagabweho igitero gikomeye cyane, n'abitwa ko bari bitwaje intwaro baraje barasa mu kirere, hanyuma ubuzima burahagarara, abaturage bagira ubwoba barahunga, abandi baza kwigabiza amazu bajya gusahura rero ibikoresho bitandukanye nyine n'amafaranga byinshi cyane mu ngo nyinshi cyane zitandukanye muri Masisi. Ndetse binavugwa ko uretse ibyo ngibyo harimo n'abagore bagiye bafatwa ku ngufu ndetse n'abakobwa bagiye bafatwa ku ngufu bigizwemo uruhare n'abakekwa aribo rero FDLR ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo nk'uko bikomeza kugenda bigarukaho. Muyandi makuru rero nabashe kugenda nkurikirana cyane ndetse moze arabodoze tuyaganira ni muri Mwenga, aho AFC 23 yamaze gufata uduce tubiri. FARDC rero ikaba yagiye iyabangire ngata aho ngaho muri Kivu y'Amajyepfo, ngira ngo nawe bigarutseho gatoya. Iri huriro rya AFC 23 ryakomeje kugenda rigaragaza imbaraga zidasanzwe, rikaba rero ari ihuriro risanzwe rigwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ryafasha gace kitwa Baruzi ndetse na Kirungutwe duhereye muri teritwari ya Mwenga mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Abasirikare ba leta rero bakaba bagiye bakizwa n'amaguru, aho binavuga yuko uretse abagiye bahunga abandi bagiye basiga ubuzima ndetse baza no gutakaza ibikoresho bitandukanye birimo imodoka za gisirikare ndetse n'imbunda n'amasasu menshi cyane. Tuduce rero twafashwe nyuma y'imirwano ikomeye cyane yari yakomeje kugenda yanganisha Alliance Fleuve Congo M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zazifatanyije na Wazalendo kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa 25. Imirwano ikaba yari igikomeje, rusaku rw'imbunda rwumvikana mu bice bitandukanye rero by'uyu mujyi. Nyuma rero yo kwamburwa utu duce mu masaha ya saa 5 y'amanywa, nibwo ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo na Wazalendo bahunze berekeza muri centre ya Sidasa iherereye muri sheferi ya Ruyindi. Bagize gutya rwose baravuga bati M23 itwakijeho umuriro, ibintu biradukomeranye cyane, reka dushaka uburyo twakiza ubuzima bwacu uyu munsi, ngo turebe uburyo twakwisuganya kugira ngo tuzongere tugabe ibitero undi munsi. Ariko mama 23 mu ntego ifite nuko igomba gukomeza kubohora ibice bitandukanye byiganjemo abavuga ikinyarwanda, bagiye rero kenshi batabaza ko bakomeje gukorerwa genocide nk'uko bo bwose badatinya kugenda babigarukaho mu bihe bitandukanye. Akaba rero aho ari muri Mwenga. Hanyuma ikindi twagarukaho ni uburyo
abantu bahiye ubwoba muri iki gice cyane cyane cya Kivu y'Amajyaruguru, nubwo abarwanyi ba FDL bivuga yuko atari benshi cyane, ariko bivuga ko benshi bamaze nyine gucengera mu giturage, nyuma y'aho Leta z'Ubumwe za Amerika zatangiye kugaragaza ko zigiye gushyigikira gahunda noneho yo kugaba ibitero byo gusenya burundu uyu mutwe wa FDL urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibi byose bikaba bikubiye mu masezerano Leta zunze ubumwe za Amerika zishyizeho imbaraga cyane hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ku ngingo ya mbere rwose hagaruka gahunda yo gusenya burundu uyu mutwe wa FDLR, hanyuma u Rwanda nabwo rukabona gukuraho za ngamba z'ubwirinzi zimwe zakomeza guhangayikisha iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Washington DC rero ikaba rwose ivuga yuko niba, munyumve neza aha ngaha, niba aba barwanyi ba FDLR badashobora kurambika intwaro hasi ngo bishyikirize leta, bishyikirize ingabo ziri mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba MONUSCO, ingamba zikubiyemo mu by'ukuri kuba hatangizwa ibitero bikomeye cyane byo kurwanya uyu mutwe wa FDLR zigomba gutangira gushyirwa mu bikorwa, kandi bikagirwamo uruhare n'ingabo za leta ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. FDLR yo rero ivuga ko igiye kuzarwana ku buryo leta y'u Rwanda izemera ibiganiro. Nyirango n'ubungubu mugiye muri mu bitangazamakuru bitandukanye mukagenda mureba icyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yagiye avuga kuri umutwe wa FDLR, yasobanuye kenshi kandi ashimangira ko u Rwanda rutari mu mwanya mwiza wo kuba rwakwicara ku meza ibiganiro n'uyu mutwe wa FDLR, umutwe w'iterabwoba, umutwe ugizwe n'abajenosideri bakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994 icyo gihe. Uretse kuba barakoze jenoside bakagera mu burasirazuba bwa Kongo, icyo yitwaga Zaire, bagiye banagaruka kenshi bagerageza gushaka kongera guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Gusa igisirikare cy'u Rwanda cyagiye kiba maso kenshi kikagenda kiburizamo ibyo bitero bya hato na hato byashakaga rero kugabwa ku gihugu cy'u Rwanda. Aba barwanyi byagiye bivugwa, ngira ngo muribuka imbwirwaruhame discours zitandukanye z'abayobozi ba Kongo bati FDLR ntikibaho, FDLR igizwe n'abasaza, FDLR benshi barapfuye abandi baratashye, ariko bakagenda baninyuranamo, bamwe bakavuga bati FDLR arahari. Mu itangazo riherutse gushyirwa ahagaragara na Sylvain Ekenge, umuvugizi wa gisirikare wa FARDC muri Kongo, yasabye abarwanyi ba FDLR bagihari ndetse anaburira n'abaturage bazakorana n'abarwanyi ba FDLR ko nabo bizabagiraho ingaruka, ariko ashimangira ko abarwanyi bakwiye kwishyikiriza leta ndetse na MONUSCO kugira ngo boherezwe mu gihugu cy'u Rwanda, hanyuma u Rwanda rwo ruzabashe kuvanaho ingamba z'ubwirinzi Repubulika Demokarasi ya Kongo akomeje kugenda igaragaza kenshi cyane ko izo ngamba zibangamiye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ngira ngo aho ngaho birumvikana neza cyane. Ni ukuvuga ngo rero ikigomba gukurikiraho mu gihe iyi FDLR cyangwa se abarwanyi badashyize intwaro hasi, ni uko bagomba kubitwa, bagomba kurwanywa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kugira ngo amahoro abashe kuboneka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma reka mbabwire amagambo akomeye cyane ya Justin Bitakwira, ndetse abantu benshi cyane bakomeje kujya bayagarukaho, naho yanenze bikomeye cyane umutwe wa Wazalendo, hanyuma ashimagiza uyu mutwe wa M23 wamaze kubohora Kivu y'Epfo ndetse na Kivu y'Amajyepfo, ibice byinshi cyane by'umwihariko umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Uyu rero ni umudepite muri Nshinga Amategeko ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, yitwa Justin Bitakwira, yandagaje bikomeye cyane ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro ry'Abazalendo ryifatanya n'ingabo z'igihugu mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bitakwira ni umunyapolitiki w'umezanguni ukomoka muri sheferi ya Bafuriri, teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Inshuro nyinshi cyane uyu mugabo kandi yagaragaje ku mugaragaro ko yanga abanyekongo b'abatutsi, akabita abanyamahanga badakwiye rero kuguma muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kubera gushyigikira ibikorwa bya Wazalendo n'ingengabitekerezo yabo, Bitakwira Justin yagizwe umunyapolitike uhagarariye inyungu ziri huriro muri Kivu y'Amajyepfo. Ni kenshi uyu mugabo yayoboye inama zihuza imitwe y'Abazalendo ayisaba gukora ibishoboka byose kugira ngo AFC M23 idafata ibindi bice nyuma ya Goma ndetse na Bukavu. Uyu munyapolitike rero avuga ko ahangayikishijwe nuko imitwe y'Abazalendo ikomeje guhamagarira ndetse no guhanganira n'ingabo za RDC mu mujyi wa Uvira ibica amarenga yo kugenzura imyitwarire y'iri huriro
bitagishobotse. Ni nyuma yaho rero tariki ya 23 Ugushyingo 2025 ingabo za RDC zihanganye n'abarwanyi ba Wazalendo bashakaga kwiba imfashanyo z'abaturage hagapfa bane abandi 14 bagakomereka. Justin Bitakwira yamenyesheje Wazalendo ko bitewe n'imyitwarire mibi ikomeje kugaragaza bizaba ngombwa ko habamo gutandukanya ihene n'intama. Ati nkuko Bibiliya ikora iki? Bibiliya ibishimangira. Uyu munyapolitike rero yibukije Wazalendo ko mbere yuko ingabo za RDC zitangira gukorana nabo bari bamaze imyaka myinshi cyane mu mashyamba kandi ko bari babayeho mu buzima bubi cyane umwanda ubageze habi. Ati mwibuke aho mwaturutse mwabaye imyaka myinshi cyane mu mashyamba, nta numwe wagenzura Gasange, Runingu, Ruriba cyangwa se Uvira nkuko bimeze uyu munsi. Mwibuke inda zabaga mu makabutura ndetse no mu mapantaro yanyu. Uyu mugabo n'ubusanzwe akunze gukoresha amagambo n'imvugo bitari byiza cyane. Justin Bitakwira yavuze ko muri Wazalendo yari izwi nk'ishema rya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ubu bamwe muri bo bahindutse amabandi y'abaturage mu gihe FC M23 ikora ikimwuga mu bice bitandukanye ikoreramo. Ati bibye ihene abantu 3 bapfuye, yewe na Bukavu iyoborwa na FC M23 ntibayo. Ati nkuko mwahinduye Uvira, Igoma ati tubona abantu bakubitwa bahohoterwa ariko ntimwumva amasasu nkuko bigenda muri Uvira muri iki gihe nkuko yajya bigaruka. Uyu munyapolitike rero akaba yamenyesheje Wazalendo ko nikomeza kwitwara nabi leta ya RDC izabambura intwaro zose yabahaye, bamwe bafungwe amahanga nka Leta z'Ubumwe za Amerika n'imiryango mpuzamahanga bafatira ibihano. Yagize ati nimutareka iyo myitwarire bazabambura izo ntwaro mufite. Ati bamwe bazafungwa izo mfu za buri munsi, ayo masasu ya buri munsi. Ati wabaza ninde? Ni Wazalendo ejo abanyamerika, ubumwe bw'Uburayi, leta ya Kongo bwayo ati muzahinduka imitwe y'abagizi ba nabi. Bibutsa ko tariki 24 Ugushyingo Wazalendo yongeye guhanganira n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo muri Uvira. Abaturage bahagarika imirimo yabo kubera ubwoba, bivuga ko abapfuye n'abakomeretse nkuko byagenze ku munsi wabanje. Reka rero mbashimire cyane, nshimira cyane nawe Pacifique watugejeje amakuru cyane yagiye avugwa muri Kivu y'Amajyepfo, aho numva ko n'urugamba rukomeje kugenda rukomera cyane ruri mu mahina hagati ya M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za leta. Hanyuma ubwo rero turaza gusubira mu yandi makuru, ndakomeza gukurikirana hano muri Kivu y'Amajyaruguru turebera hamwe. Hari amakuru ndi kumva muri za Rucuru ndetse no mu bice bya Sake, hari byinshi biri kugenda bivugwa, ndetse hari imodoka bya M23 byamanutse muri za Masisi. Ese zagiye gukora iki? Haba hari ibitero biri gutegurwa? Byose turakomeza kubikurikirana, turaza kubagezaho amakuru yacu ata. Reka rero mbifurize rero kumeza kugira ibihe byiza namwe dukurikiye, mukomeze kunogerwa na gahunda dukomeza kugenda tubagezaho.